ntakubonemo umusaruro, byibuze ngo uzinduke ukore n'agasuku iyo raporo izamuke mu ijuru. Murarakaye. Ihene biracyaza imico y'ihene n'intama, noneho murarakaye. Ariko murabyemerewe, iyo mbwiriza nta wemerewe guseka, uba wemerewe kurakara. Muzitegereze akandi nibutse, ihene n'intama byambara kimwe. Intama ishaka umwenda uyikwira ikambara ikikwiza hose, timama sindaratiki wakabyarawe. Ariko ihene nubwo yabisekurume yabishaje do akarizo hejuru we, ati cy'Imana ireba ni umutima. Nindakubwiye ko Imana ireba amaguru se? Ese ninde bikubwiye ko Imana ireba amabere? Ninde wabikubwiye? Do muri suburi hejuru. Ati cy'ingenzi ni umutima. Muraho wirengagije ko handitswe ngo mbese ntimuzi yuko iyi mibiri ari isengero z'umwuka. Haleluya. Mudakwiriye kuzitera ubusembwa. Muraho. Ugasanga ihene y'umugabo nakubwiye ko yabisekurume yabishashi ni ihene irambara ng'ihene. Ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamubosha hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani, kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo, kabosha utuguru ibyo bitangwa ari mu icupa. Urajya mu icupa ururwarwa uri byeri, mu rupantekoti yambara icupa nkande, wabaye mitsingi ryari. Muraho yemwe, muraho kwambara ng'ihene. Hari ibintu byateye ku bagabo muri iyi minsi, dore muri no mu mujyi mama ye, ibintu by'ugasanga abasore abagabo bakiri bato cyane cyane ku cyumweru uzitegereze no mu makorari cyo bitazaruhaya sanga yateretse ubwanwa bugera cyo bita ubwanwa. Hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza neza, wamusuza turaho ngo shahirwa umugabo uzagushaka kabona ni ihene y'izuba neza kandi ntibimubaze ntibyamubuza gufata Bibiliya ngo nabaze mu rusengero. Ahantu bita binyibutsa indirimbo ya Byumva Uhore ivuga ngo naburyo bareba. Muraho yemwe, naburyo bareba. Hari ukuntu Imana ibiri kukureba uri ruhaya kagira ngo ntawe ukubona, ariko iri mu ijuru yakubonye warabaye ruhaya. Iyo muteretse ubwo bwanwa mwabaye basumayeri, muri ba Habibu mu Pantekote n'ubwanwa guti. Murarakaye ngaho ngo ni 040 ngiyi imiheto y'ubwanwa hangaha niko ye Imana ikora. Aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma barakubashye. Paulo yaranditse aravuga ubwami bw'Imana subw'amagambo intwarane zibugishamo imbaraga. Muvugira ngo amina. Ntabwo ijuru ari ry'amasarigoma, ntabwo ijuru ryinjiramo ngo nukuri umusaveri barakubeshye. Ntabwo ari ry'abasaveri n'abasuguti, isaba guca bugufi kamera nk'ibisukwa ku gicaniro. Murarakaye se? Haleluya. Izi myambarire y'ihene yishashe ntabwo yigirira akabanga. Ubu hagezweho kwanika amabere n'imizi y'amabere paka babonye hitereye. Ugasanga abagore bari kubeshya ngo ngewe se ngo hari ukindambagiza ngo byararangiye. Ninde wagushutse kutakirambagizwa? Dore aha hejuru aha bari kurambagiza. Haleluya. Babazi no kurambagiza kurutwa kurambagije, kuko bo naho uryama barahagera, hari kamera. Muraho yemwe, aho wihisha aho unyura hose uri kurambagizwa. Amen. Haleluya. Hari ubwami bubiri buri kukurwanira, hari ubwo hasi hari n'ubwo hejuru. Itwararike rero ibyo kuvuga ngo washize irambagizwa ugasanga urarira ubunyobwa mu nzira ng'inkoko iri kurya ibigori. Ngaho uri umubyeyi na bombo ngese hari ukindambagiza barakubeshye. Uko wirinze ngo uwo mugabo wawe akubenguke, zirikana ko hari uruta umugabo wawe nta naho bahuriye. Wari ukwiye kwitwararika kurusha uko witwararitse ushakwa n'uwo mugabo. Muraho yemwe. Amen. Ugasanga abantu bubatse ngo Imana irabateturi bahaye akazi, mfite ibintu bitaryoshye. Mwihangane, nge ntabwo ngorera kunezeza abana baba. Nitabye Imana, ndi mushiki wa Yohana Umubatiza, umwe abatije Yesu Kristo.
yaravuze ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutegure inzira z'Uwiteka. Yesu araje aravuga ngo ndabatirisha amazi ngo ari kuri inyuma yanjye aje kubabatirisha umuriro. nanjye rizi ikindi kubatirisha amazi, ndababwiza uyu munwa ari kuri inyuma yanjye ababatirishije umuriro. muraho Imana iguteturuye we, mwaje musengeye akazi, unejejwe nuko igitaramo cyawe ujya kunywera fanta mu kabari. hano harimo abagabo ujya kurambagiza mu kabari, habaye abakobwa babi, habaye abana bakosoye. icyo bita umwana uhiye ibyuki bibarizwa mu maka. ari umukobwa ukora mu kabari ahenganye gutya, bibaho bamuha akazi cyangwa bibaho ko bamuha akazi. oya uyu bamuha akazi. haba ari icyo bita abana bahiye ibyuki. ariko se ko muri abagabo kuki mutajya kurambagiza mu kabari? nuko kandi abakobwa kubyerekeranye na taye y'uyu mubiri wenda babyujuje, nuko mwasanze nta bagore bo mu kabari. niba mwaranenye abo mu kabari, Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wanezezwa n'umugeni ujya gusohokera mu kabari akajya kunywerayo fanta agataramirayo. namwe ubwanyu mwarahanenye. Imana niyo inejejwe n'umukazana wo kwicara mu kabari. muraho nitwa Riziki. amen. ngaya amajipo asatuye mu ngero z'ibibuno ye babawe, ariko ntibikabacumuza bari ihene. imico y'ihene rwose ntishobora kuvamo intama. nubwo mwaba muririmbana agomba kukugaragariza ko ari ihene. ukareba mu ntege ngo afite amaguru meza. ubu ngubu hari abicaye hano ukabona n'amajipo yakatiye umungumu. ni ukuri ihene n'intama bigomba gutandukana no mu myambarire. muraho ngo ufite ninde wagushutse kugira amaguru meza? hano ufite amaguru meza nashyire hejuru turebe. Yesu ashimwe. ufite amaguru meza nashyire hejuru uti ngewe ndahamya ko ayanjye ari originali. ayo utinya kwemereza hano hari ikisunika turi imbere y'Imana. ayo utinya kwemerera mu nzu y'Imana ko ari meza hari ikigenda. ubusa uravunwa niki? twese ni mabi. wari uzi ko inka nubwo ari inka ikurusha ubushongore? iyo yapfuye amaguru yayakatira mu isombe, ayawe habe mu mashu, habe muri dodo, habe mu dushyimbo, nta ruhengekerezo rw'amaguru yawe. nkawe uravunwa niki? kuri aya maguru bazahamba agahinduka inyo. ndabeshya si katira Nyabugogo urasanga amaguru y'inka atanditse pe. ni imari hirya Kimironko mu isoko baza amaguru y'inkura. ariko nubwo waba uri Miss di Rwanda nk'agakaguru kawe bagahaha ndakurahiye. nuwo wakabwira avuga ati toka satani mu izina rya Yesu. kisi ni gikuri kunyereka kwa jina na Yesu, ahubwo yakizwa n'amaguru tubatamfatana nawe dosiye. muraho niba akaguru kawe bagasanga mu muhanda umuntu agatokesha woshye shitani, uri uravunwa n'iki? n'izinyo izi mvuvu ziragukerereza mu biki? murarakaye. Yesu arangije aravuga ngo aterura ijambo abwira intama. twikomereze tuve ku mico. aravuga ngo uretse no kugira imico myiza, nari shonje murafungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, ndwaye muransura, muri gereza narababonye. oya mukatire mu bwami. hari ubwami bw'abatunganirijwe. oya uhereye ku kuremwa kw'isi. hano harimo abakoze za mariage. ku munsi wakoze mariage baradekoye ibirori byawe, ubona wemeje abantu kandi arakusikamo. ibaza ubwami bwadekuwe kuva isi yarema. na n'ubu baracyesitara mu ijuru aho umugeni wa Yesu azanyura, aho azajya akatira we. hariyo za safiro, amazuba, ukwezi, haresitaye n'ibintu tutarabonayo. hariyo ibiti by'indabyo tutarabonaho, inyoni ziririmba ukuntu tutigeze tubona. hareruya hareruya. haradekoye kuva isi yaremwa. ni ibintu n'abaperezida batarabonaho kandi bitwa abaperezida. ariyo mpamvu gupfa utagiye mu ijuru sinzi ikindi gihano wabigereranya. ariyo mpamvu ubwami bw'Imana buri kudusaba ibintu byinshi, kwitegura ukiboneza, ntagira akantu na gato kaza kubuza gukandagira hari ahantu. twikomereze. ngo intama zizamubwira ngo twakubonye ryari. ni nk'uko perezida Kagame yaza hano muri aka gace ka Gatenga akavuga ati njya kwiyamamaza mu Ruhengeri. burya ya pantalone nambaye niwe wari wayimpaye, ngwino ngushimira imbere y'abaturage bo muri Gatenga. uretse kubeshya wakwemera?
wavuga uti nyakubahwa ubu ntushatse kunyica njyewe ndakubona ni wanjye oya wakwemera wahakana muraho yemwe kubera ubwiza Yesu azaba afite n'icyubahiro w'intama zizavuga ngo twakubonye ryari oya njyewe wigeze ukandagira iwanjye niba ushaka kunyica wanyishe neza mubageze iwanjye wari urimo Yesu azababwira ngo ubwo mwabikoreye babandi inzahari impombane bambaraga kamambiri zidasa boda zidasa uriya yaringe uriya yaringe wa mugore wazaga ahetse abana abanda bahagatiye mukamyita ko yabuze ubwenge ari ikibura uriya yaringewe muraho yemwe uriya yaringe wabandi mwasohoraga mu mazu akaburaho kurara karara ku mabaraze uriya yaringewe nari mwacumbikiye ahindukirana ihene nuko nkuko narema abo basuhuza bihiye akagaragaza ko ari ihene mwiriwe ihene yabiri mu nzu kabwira abana muragira ubwenge mwabyana muraho Yesu ashimwe ntawabona ibikwiriye umurenge wose agasohoka yigeze rusisibiranye yo Yesu ashimwe yo uruguyemo disi we yo wavutse mwimara kandi ibiryo bihari iyo ni ihene hageze mu rugo rw'ihene ubundi urikiriza ngo uruguyemo iyi ntago ari inyikirizo y'abarokore y'abakristo iyi ni inyikirizo y'abapfumu n'abacura gusa ijambo ngo uruguyemo iwawe ni mwirimbi niho abantu bagwa muraho yemwe mbega imvugo we niyo abacuraguzi hari inyikirizo twiganye atari izacu uruguyemo ubundi mu mateka y'abakristo abapantekote iyo wageraga mu rugo rw'umurokore naho ibiryo byabaga bidahari yihutiraga kuzana amazi ngo utamucika utamuhesheje umugisha iyo bitabagaho uri mwene se yafataga agatabo k'indirimbo tinguna tubanze duhamagara Imana ubu sura bitunze kutunza amasede amafilime y'amaseri iz'abahinde byose nabakanyonja ko arizo biwo wicaranye mu kimbo cy'agatabo k'indirimbo kimbo cy'ipendo ubitsiki uretse ibintu bidafite umumaro nga maseri sayo maseri nayimineke muzi ko bikara muraho uretse kabeshi abamaza n'abasenyeri ngo mugora karara kuri televiziyo ngo reka kano gaseri karangire ngo reka naka karangire ngiyibuka inshingano z'uruko ngaho ucanye danje kuri televiziyo ngizo saa sita saa saba saa munane uri umukristo subwo mwajya muri niba ture gute waraye kuri ku maseri wamenya ko niba turibaho kwikomereza ko tukarenge amen murarakaye narishonje ntimwafungurira hari igihe abakozi b'Imana bahaze haza umukiri wawe ugateka ugashyashyana umuhanuzi kuko aravuga ati irakuzopawa ugateka ugadandura ngo wakiriye Yesu ubu wanyakira uretse kubesha sinahembutse hebinda yaraje amabere wagira ngo umugore washimye uruko muraho yemwe ubusigisha wabukoze nikihe mu gihe usubijeho yanzahare wa wundi uje arimo timwafunguriye hari igihe umuntu asuza ari umushonje abagore tori buretse we buretse ariko mujye mumenya ko twakorofye nta mpamvu yo kuvunda dore nk'aya makaro rwose umuntu aba yakorofye ab'Imana yatije amakaro rwose buhagaze hanze ikibazo cya turagikemura rwose hoya nyamara haza umuhanuzi haza umuyobozi wa leta ni karibu naho imvura yaba yagwe ntimwirirwe mukuramo inkweto ni karibu ariko inzahare oya rwose ntimukavunde reba rwose reba Yesu kanga kumuhereza karibi wawe yaza yarangiza ikajya guhima Yesu akabwira umukozi ko Imana yatije abakozi hatijya kureba bya biryo abana basaguye bya biryo mwari mugiye kumena warure na wa muceri wari washiririye ubizanire Yesu arabyanga sarya iki bizanire Yesu jya kuzana bya biryo mwambwiraga ko muri bumene Yesu aguhereza ibizima we wajya kumuhereza ukamuhereza pubere ibyo nawe utatinyuka kurya ngo nukubizi neza ko atari bubireke uko si ukugaburira Yesu nukwikiza pubere murarakaye nari nambaye ubusa ntimwanyambika hano i Kigali muri uyu mugi higeze kuba gashyaka dore abagore niba badukana utuntu abagore ni abanyamitwe kandi baraharara kubi bariganana umugore ukabona yambaye ibubu isakoshi nziza
yarangiza akandika agapapuro ko gushima Imana, ubundi akajya kwicara inyuma n'urukweto ruraza ruvuga. Kavayo n'isakoshi kwa abagore ni abanyamitwe. N'isakoshi yitwariye. Yarangiza bamuhereza mikoro. Haleluya. Ubu ndashima Imana. Ubu mundebe uko. Kera nambaraga agatenge kamwe. Kari karansaziyeho. Karacuyukiyeho. Nihangane ngira mosiyo. Abapasiteri barushye rero, ugasanga ari inyuma mu bitugu, humura ihangane, humura. Nawe wa munyabitwe yarangiza harangirije umutwe we tekinike. Haleluya. Ubu tuvugana fite ibitenge n'amaribaya yacyo imiguru 10 niyo, n'ibikanzu 8 byo guhinduranya by'amapasi, na bya bindi bifite ibikenyero n'ibishati byabyo 13, n'amajipo yose nakubwira. Garderobe yaruzuye. Varisi yari yarabimbwiye ko izanyambika nk'ikigo. Ngo nuko uteye haleluya ibihaha byenda kuvamo. Haleluya ivuze iki imbere y'Imana? Nawe urahamya ko yakwambitse wambaye ubusa, wowe umaze kwambika bangahe? Uretse ubucocero, ureba ya myenda uri kumesa igacika yashizemo uburyohe, akaba ari uhereza indushyi. Nawe ubwawe utatinyuka kwambara ngo yavuye kuri mode. Yesu aguhereza ibishya, ukajya mu iduka ugahanura ibishya. We wagira ngo uhaye umuntu ugafata ishati uri umugabo yatangiye gucika ikora, akaba ari umuhereza. Inkweto zatangiye gucika ku buryo amano arayambara icyumweru kimwe, amano agasohokera hanze nk'umuseraba urebera mu miyenzi, akaba ari wambika Yesu. Muraho nawe ukajya mu mubare wabambitse Yesu. Uko si ukumwambika ni ukwikiza pubere, kuko Yesu uko mukunda ibyiza barusha gukunda ibyiza, kuko ni umusirimu. Muraho neza. Nari ndwaye sinigeze mbabona. Mwabasore mwe, inkumira gusekerana niba wakoreye 5 apfa guseka rimwe gusa, umwana akabara yari icyo bita umwana uhiye. 5 byawe akabara bisigaranye. Wakorera 20, wakorera 100, ntumenya hagiye kubera abana bahiye bayakurya. Yesu akuriye kangahe byibuze umuneke w'ijana mu bitaro, kavuga uti reka njya kureba Yesu Kristo umwana w'Imana, ukamugurira byibuze irindazi. Ari ryo rikujyanye mu busore bwawe, wa mukobwa we. Kuva waba umukobwa ni kangahe wijyanye kwa muganga ugiye gusura Yesu? Ari cyo kikujyanye, apana gusura bene wanyu. Ahubwo ari Yesu Kristo umwana w'Imana ukujyanyeyo gusura abo mutaziranye. Muraho. Dore igiteye agahinda, ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi, kahasanga abakarismatike buhagira abarwayi, baba bazanye n'ibyo kurya. Naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru, kabishye leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu, nta musaruro wabo. Ndabohoza 400,000, ndabohoza 200,000 mwizina ya Yesu. Agafata ibibabi by'inturusu byari byaraturuhiyeho, ibi ni 5, ibi ni 100,000, 400,000, 20,000 mwizina rya Yesu. Nukuru kwikwatagura. Ibi bivuze iki imbere y'Imana? Nta musaruro wabyo. Iraguhereza amafaranga yo gukoza iki? Ngo nayo kwemeza abantu, ngigucisha ku marembo ya barupinzi. Muraho. Umusaruro wabyo ni uwuhe? Ndabohoza umwana uhiye, ufite mu ndazeru ngaho ivubi, ufite amataye imisayira, urangije icyiciro cya 2 cya kaminu. Je veux play irakuze. Ibyo sepo birarangiza, n'abapagani barababona. Muraho yemwe, ibyo bigutegeshe bikujyane Uganda ari cyo cyonyine. Muraho. Ndabohoza umugabo, kwese we ngo reba ngo imyaka afite, ngo rwose ngo Yesu ngo jya utambaye umugabo, ngo jewe ngo ndahita ngo ndeka ngo gusenga.
umusiramu arakubita imbanga hasi atari Imana ari gushaka. Aho nugira ngo ubuntu wagiriwe abandi niba ari kubushaka. Aya mahirwe ufite yo guhura n'umwana w'Imana hano hanze mu kabari barahari barushye baza bakanakurusha. Itonde vashiti inyuma ye hari Esther, inyuma ya Sawuli hari Dawidi, inyuma yawe hari abakurusha, hari abahamya ba Yehova bazi kuvuna. Natwe ababwiriza ntitwakwiyemera, hari abazi kuvuna ku nzu n'inzu bavuga iby'ubwami bw'Imana. Abo baramutse bamurikiwe n'umucyo umwuka wera akabazaho bavuga ubutumwa ndetse abantu bakwihana cyane. Itonde inyuma Imana hafite abakozi. Muraho murarakaye se? Narindwaye sinigeze mbabona muri gereza ntaho nababonye. Mwabagabo mwe mwibuke muri Gacaca igihe bavugaga izina risa n'iryawe. Twabonye uwo bita Karoli. Ndakubwira ngo naho yabaga ari padiri cyangwa umushumba yarikangaga apfa kuba afite iryo zina bavugiye aho ngaho. Tagashiguka tekarabaye akabazo bo begeranye ati bavuze Karoli umutima urimo Imana ntumwiza sibyo nzagukorera kuba udafunzwe nuko utari umunyabyaha. Ntabasaze mu nzu simbohe baragambaniwe, abantu bakanywa bagahaga bakwita kuri umuhungu ukiyemera ati nawe nibaguha icupa, nawe nibaguha irindi. Kanga Yesu umuguriye n'ikiro cy'isukari uretse kuza urimo ngo Imana yaragutaye ntacyo yakumariye, umutima utazi gushima Imana. Amen. Murarakaye. Kanga Yesu umuguriye n'akaro k'isukari katera mu magereza urebe ukunda abantu bari gupfa. Mbona baramukuraye icyangu akajya kumufungira ku rusumo ku mupaka. Igihugu cyuzuye abarokore. Turabyina turi kwiyereza ngo turi kurwana n'amasezerano, abantu bari gupfa. Ikinyomoro kimwe kikaribwa n'abantu 5. Muraho neza. Narindi mu nzu y'imbohe. Mwabasore mwe kuba mutari muri gereza no kuvuga ko namwe mutabaye abajamo. Kuki Imana itatumye muzihera mu nzu z'imbohe mu busore bwawe Yesu akuzi? Nikanga yakubonye ku irembo rya gereza. Misengere yawe ni iyihe? Zirikana uyu munsi w'urubanza wa musi uzasubiza iki? Kanga ni gute umwaka utangira uri umuntu w'umugabo Yesu ntabone n'ikiro cy'isukari kiguturutseho? Murarakaye se? Nitwarize iki? Muraho mwabagore mu abamama muraho. Ibuka ku gisi kigufata. Sirikana ko ari benshi bahaguye. Nungeze rya none sibyo nzagukorera. Hari abantu bazi ko Imana ari itanga amasezerano yonyine, natwe twarayo twayihaye. Ikibazo iraduhereza tukandika, twe tukananirwa kwandika ibyo twavuze. Muraho nungiza nzakobyenera, nzasura abarwayi, sinzirengagiza agapfubyi. Imana ikareba itugamba uruguhurutura. Urusengero bazajya baterana narukorobye njyenyine Yesu we njyenyine. Yego Yesu. Urakibuka ya magambo wahurutuye uri kuvuga umaze gukora ibinganike. Kanga ufasha agateremusi kigiko mukagashyira Yesu kwa muganga. Muraho. Kanga hujyanye amazi kwa muganga byibuza ashyushye ari Yesu kujyanyeyo. Zirikana ko ari abagore bari kubyarirayo, abagabo barabataye. Muraho. Yesu ashimwe. Muraho neza. Hari abari kubyara bagafungwa. Nk'abakobwa batagira noneho babyariye hanze ariko sabo kujugunywa batandukanye n'ingagi. Kuba utari ingagi wabishimira Imana. Kandi nazo zifite agaciro zirinjiriza igihugu. Muraho neza. Kanga Yesu akubonye so kuva kwa muganga baguhereza igikoma cyane ikirungurira. Baza n'igitoki. Oya. Sirikana ko icyo gitoki uri kwanga abandi bari kugisabira ku mavi. Nimbona mu byo nzarya hajemo agatoki nzamenya ko wanyumvise. Muraho. Wewe uri kugitera ishoti. Narindi umurwayi. Yesu arahindukira aravuga ngo nimumve imbere mwankozi zibi bimwe kuko sinigeze kubamenya. Ntacyo musireguza abarokore. Amashimwe atambukano keshi. Ariko ikibazo
hari n'igihe tuzirikana kwa muganga rimwe na rimwe tukakirengagiza ko mu nzu z'imbohe bari kugwayo, bari gupfa, hariho n'abari kwambara ubusa muri gereza kandi urunze imyenda. Ufite ibyo kurya, Imana ikaguhereza umufuko w'umuceri ukawuheregeta ngisiha ukarangira nta muntu uhayeho n'akarobo, akabido k'ubuto mukagotomera mu rugo, tube wagira n'uhereza agakorobo y'ikijana. Muraho wamara kubimara ukaza hano ngo nibagusengere iguhe ibindi iby'ikise yabanje yakureka inzara ikabuka anze kakurumaho ukumva uko nawe bimeze, ari bagusengere biguhe ibindi stoke umufuko w'umuceri kawonga byose bikarangira 2 3 gahembwa 4 5 umwaka ukarinda uhenenuka muri ibyo biryo Imana yaguhaye ako kazi washimiye Imana hano hantu nta nisorori Yesu abonyeho, nta nakamukaru Yesu abonyeho. Murarakaye nitwarize iki navugiye rimwe wenda sinzagaruke, ntago nkorera kugaruka. Amena. Murarakaye yemwe bene data nshuti z'umusaraba, Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu mushaka imirimo yitwa urwibutso, kuko araho muzagera ntimushobore gusenga. Aya mahirwe mufite ntimugire ngo muzayahorana. Shaka imirimo aho utazashobora gusenga imirimo izakuvugire. Harya muribuka abantu bahunga mu ntambara, uretse ko iyo tuvuze gutyo yibuka ku munsi w'urubanza ninde uzashobora kuburana n'Imana? Hazavuga imirimo niyo izavuga, avuga ati wantama waransuye bikujyana ahangaha kuko wasuye Yesu. Mwibuke mu masaso abakoze neza barabihunganye. Niba umuntu yarubatse urusengero yarabyirukanganye, yarasuye abarwayi yarabigendanye, ariko abantu bataye amashyo y'inka ku misozi ziribwa n'abataraziruhiye. Abantu batibigega birimo imyaka, ibishyimbo bipfubusa, babibundaraye hejuru, imyenda bakagenda bayikandagira mu nzira barahunitse, ariko wari warayikoreyeho umugisha. N'urugero ntanze, abo ngabo barirukase, ahagiye hose Imana ikibuka ko yambitse abakene, Imana ikibuka ko yagaburiye abashonje, ikibuka ko yacumbikiye imfubyi, abatagira shinge na rugero. Muraho yemwe kubura umukristo. Yesu yaravuze ngo abavuga mwami mwami muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse abantu bari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Kubwiriza ntari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ntabwo ari byo bizanyinjiza mu ijuru. Nanjye ndasabwa gushaka imirimo yazambera urufunguzo runkingurira ijuru. Nibwira ivuga butumwa ndi gukora rizagira agaciro. Murarakaye se? Amena. Haleluya. Haleluya. Mwarakaye bene data, baririmbye ni musenge kandi mukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Nimushake murambika ubusarigoma hasi, ibyo kubaho ng'amasarigoma korari bavuga sorute mukaboneka mu biteranire kamugasanga muravyiganira ku ruhimbi ngwigirayo ngo haniho bashyize, ariko bavuga amasengesho abajama ntibazi. Rambika ubusarigoma hasi. Niba utabizi hari iminsi izaguhinduka, umwana w'Imana ubwo azaba yaje. Muraho ntakangwa nuko ufite iduka, ibyo ntibimureba. Kuba warize cyane ntibimureba, kuba ufite agasura keza ibyo ntibikora kuri Yesu. Yesu se wakora iki? Niwanamusekera, ndiwamuzamura akaguru ngo umurobeshe mwimwe mukorera abagabo yishwe. Yesu ni seriye, ahubwo wagwa imbere ye. Muraho ndiwazunguza amabuno ngo Yesu bimufate, ndiwamukangisha ibizigira. Ayiwe muraho yemwe, Yesu wamukangisha iki? Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka yuko bubonwa. Kubw'ibyo Imana ikumbwira ngo mbwira abantu mushaka imirimo yitwa urwibutso, igiye kubavugira aho mudashoboye kwivugira. Gusenga bikabananira, imirimo igasigara ibavugira. Yemwe ndavuga neruye, nukuri nitwariza iki? Chantal, bantu muri gusambana mwabigize umwuga, dore ko iki cyaha cyamaza abantu, kandi uko bugenda bucakirwa usho kugira imbaraga n'amashami cyane. Namubita ngo nabakozi b'Imana cyabamaze. Yemwe mugire mwakira intashyo, urugendo rwiza, abasambana mwongezemo imbaraga. Imana ikambwira ngo iragarutse kwitorero ryayo mu buturo bwayo bwera, wizasangana icyo cyago inkote zamunyuramo nta kabuza. Ibingibi murukuza kwatura abantu mu matwi bakabaha penetesiya, ni mwezwe mugaruke ku isoko.
kabiri abari kwiba imana kimwe mu 10 ngo kugihereza ngo kutanga icya 10 nakijya ngo nafasha abakene. Yesu yaravuze ngo ibya Kaisari mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana. Niba ari abakene bagenera uko ugomba kubagenera, iki cya 10 wikoraho kizane mu nzu y'Imana utikongereza uburakari bwotse. Icyo ni inkota ya kabiri Imana yambwiye mu buturo bwayo bwera, irambwira ngo abari kurya kimwe mu 10 bamwe bari kwitwaza ngo abapasiteri bari gukora ibyaha bamaze imbere, naho nasanga yica umuntu imbere pasiteri agiye kubazwa ibye, nanjye ngiye kubazwa ibyanjye uko nakiranutse. Muraho yemwe? Nakirya dakiranuka ibyo biramureba, hari ibitandeba. Ntugire ngo kwicara hariya biroroshye. Amen. Gatatu, bantu mwahize imihigo, higura, kuko igihe cyo guhigura indi igiye kugusohoreraho ukabutunguwe no guhiga indi mihigo. Kane, abanyamoko, abahutu, abatutsi, abatwa. Imana igira ubwoko bumwe bwitwa ubwera. Nuko ubwo abahutu rero nta buzagerayo, nta mututsi uzinjira mu ijuru, nta kirenge cyabo kizakandagirayo habe n'umutwa. Shaka ubwami bw'Imana bigishoboka, kuko nta buzungu buzakorayo cyangwa ubwirabura, hakorayo kwera gusa. Abatandukanye n'ibyaha n'amoko y'isi. Abitwa bambuzi ngo umugabo nurya ibyakarya n'iby'abandi. Yemwe bajura muri kugurizwa ntimwishyure. Imana ikambwira ngo mbabwire ngo inyamanukanye mu buturo bwa inkota, umuntu wese wagurishwe ntiyishyure. Abo ngabo nta kabuza nabo inkote zabanyuramo, kuko bari gutukisha izina ry'Imana mu maso y'abapagani n'abanyamahanga. Kera umurokore yo habwa n'iduka ryose agiye kurisaba, ariko ubu nta waguhereza n'ikibirita atakuzi. Kubera ubujura n'ubwambuzi mu nzu y'Imana. Ako tukarenge. Nyuma yaho iri kumbwira ngo mbwira abantu bari kwiyambika ubusa, imyenda ibonerana, iyambaye ubusa ibambika ubusa, isatuye kugera hehe, iyanitse amabere. Kambwira ngo mbabwire ngo nimwanike vuba vuba, yarangije kubategura umuyaga w'agashyururu. Uwanitse wese Imana ije kwanura. Ndi kuvuga neruye, ndi kuvuga n'Imana reka mbidekera abantu baru. Ikambwira ngo vuza impanda, uwakubonesheje amaso ntacyo azireguza. Yesu ashimwe. Kangahe ikambwira ngo mbwire abantu bari kudefiriza no kwisukisha utitaye ku madini. Irambwira ngo bambwirire ngo Satani yavanywe mu ijuru niki, yari yasambanye, yari yishe. Irambwira ngo umuntu wese uri kwibona akishyira hejuru iri kumubona mu muvandimwe wa Satani. Abitukuza bagahindura uruhu rwabo, yabaremye izi neza ko ari urukara. Irambwira ngo nzaba basengo mbese bazajya mu ijuru barabaye inzobe. Irambwira ngo mbwire abantu bakoze ubukwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa Vance, bari gukora za mariage babanje gusambana. Irambwira ngo mbabwire ngo aba barutwa n'abagiye nijoro abishingiye, ngo kuko bo bakoze ibyaha bitatu. Babeshyeye ahera, babeshya itorero, babeshya n'umwuka wera. Nzabibutsa ingurusu witwa Ananiya na Safira bahangaye kubeshya umwuka w'Imana, Imana ibatsinda aho ngaho. Irambwira ngo niko inkoti bamanukiyeho. Irambwira ngo ntacyo bazakora ngo bababarirwe, ngo nubwo bakwatura pasteri ngo keretse nibagaruka imbere y'iteraniro aho babeshyeye ahera, bakahamya ko uwo mugore n'umugabo mbere ko bubaka urugo rwabo babanje gusambana. Urwo rugo ruravumwe, ruriho ibuye ry'ubusambanyi. Naho bakubaka urusengero bo ubwabo umugore n'umugabo ntibazababarirwa kubw'icyo cyaha. Basabwa kugaruka bakaza bakagira bakikuza uwo muvumo. Irambwira ngo mbwira abagabo abasore, irayohamagaye murayininira ibatumaho mwanga kuza. Irambwira ngo yabaye icyubahiro cya kigabo, imbaraga za kigabo, ibabazwa cyane no kubashaka umusaruro wa kigabo irawubura. Irambwira ngo imbere muhuye na Yorodani hari imitwaro yanyu y'uburetwa, udafite ikimenyetso cya marayika mu gahanga ke ndakabuze iyo mitwaro agiye kuyikorera. Bagiye gukora urugendo ruri imbere yabo rurerure cyane, bagiye kugenda ubutazagaruka, kandi bazakora urwo rugendo uzarukora wese nta bugingo atese. Kubw'ibyo ikambwira ngo abagabo ni aho nyura hose mu itorero mbabwire biyegeranye buri cyumweru bashake makusi basenge biyeze, kandi nabo bakunda amasengesho yo kwiyiriza ubusa, basaba Imana ibakire ikimenyetso cy'amaraso. Muraho nge ndavuga nkigendera, nta rundi rubanza mbafite. Muraho yemwe? Murarakaye se? Haleluya. Witegereje ibisiga bigurukira mu mujyi wa Kigali narabibonye, witegereje ibigurukira ku mugezi wa Yanza narabibonye, Kacyiru narabibonye, Karuma mu Gasyata narabibonye. Irambwira ngo tega amatwi ngubwira amakuru ibi bisiga wabonesheje amaso. Abiyi minsi bameze ngabo ku bwa Nowa, babwiwe ko imvura izagwa ngo nibabyumva. Namwe twabwiwe ko Yesu agiye kugaruka ntimwabyemera. Imana irambwira ngo kugira ngo tubyumve byumvishwe n'ibisiga.
nkuko ku bwana waharokotse inyamaswa, ni nako muri iki gihe cyacu ngibisiga ari byo byumvishije bica bugufi imbere y'Imana. Ibisiga biraterana bifata amasengesho ngo nta murenge numwe bitagezemo biterana, kandi abeshi mwarabibonye nimugoroba ukabona biri kugurukira ahantu hamwe ari byinshi. Irambwira ngo byumvishe impanda avugiye mu nsengero, nta na urusengero na rumwe ritavugiwemo ijambo rivuga ngo nje guhemba no guhana. Irambwira ngo ibisiga bifata amasengesho, igitambo cy'ibisiga gihwanye n'amasengesho y'imisi 7 muri iki gihugu, byasenza amasengesho ashyitse, biri kubwira Imana ngo ratwibuke ubwo uje guhemba no guhana. Kubwira ibyo ngo biri kwibutsa isezerano byakoreye Imana, byagemure eri y'inyama n'imitsima, bitaha Imana itabihembye, ariko ibisezeranya yuko isi itazarangira itabihaye ingororano zazo. Kubwira ibyo rero byanditse mu Zahishuwe ibice 19 umurongo wa 17, hari ijambo rivuga ngo 19 umurongo wa 17, nuko mbona marayika ukomeye ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya hamwe, iguteranira hamwe kurya ibyo kurya byinshi Imana igiye kubagaburira murya intumbi z'abami, z'abatwari b'ingabo, z'abo bushobozi, z'amafarashi, z'abahekwa nayo, z'abantu bose, ab'umudendezo, ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Nitwa Riziki Chantal, ntabwo bangira. Umuntu uzi ko yasambanye, utingana, uwikinisha nusomana na karese, uwanyoye kubisindisha ziba inzoga zibe za Bavaria ngo ni Jean Martin, uwagiye mu bapfumu, ntimwatera intambwe mukaza n'abadefiriza n'abisukisha ngabasengera ntitaye yuko babasengeye. Nimutaza ndakarabira imbere yayo nigendere. Turi muri uyu mwanya bari kuza, Imana ikambwira ngo mbwira abantu mukangukire niba ture ngo nimusenga y'uburyo bwose, kuko mugiye guhabwa ikiruhuko kirekire, hari igihe muzifuza gusenga nta mwanya wabyo. Ikindi abahoze bakorera Imana mukabireka, irambwira ngo umwishyuza araje muje kubaranwa namwe itarenta mwabikijwe. Imana ikambwira ngo nimusubire mu muhamagaro wayo, mushaka ubwami bw'Imana, ngo mbese mu murimo w'Imana mwasizemo bahe basimbura. Nimuhunge muri Yeremiya 5:1 ku murongo wa 6 hari ijambo riri kuvuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhawe ibicumuro byaho, kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka agiye kuhitura ibihakwiriye. Nimuze nuko mwapfukama hugeze, muze abantu inzira z'ubusambanyi n'uwakuyemo inda ntasigare, muri amaraso y'abaziranenge. Nimutaza ndi kuvuga neruye nga Yohana umubatiza ndakarabira imbere yanyu, ibi bintu muri kujya borosa aho babebe, nitwa Riziki, nikuza mukihana ibyaha. Usigihe umaze ariko ntuzi iminsi usigaje ku isi, ndakarabira imbere yawe. Riziki nigendere, nitwa Riziki Chantal. Yewe ntabwo ndi gukina n'umwana w'umuntu, iyandishije puberi Nyamirambo muri iyi Kigali nta santima Imana igira. Tagira ngo data n'umutindi, papa afite inoti, afite kuma miliyoni, ariko yaranyihakanye dupfa Imana. Naho rero napfa nitavye Imana, ntabwo nzapfa kangahe, cyararangiye. Ndahamagara umuntu wa kabiri, kuko gutaka kwibika kwageza umuntu utanze inama uyirimo muri guteganya kujya mu kwikura amaso y'abasani. Dore ndakaraba imbere yanyu, ngiye gukaraba nimutasi. Kandi ntihagire uza kunyihererana ngo anyaturire, sindi padiri utanga peritesiya ndavuga neruye. Wanze kuza ngo nanze kwiteza abantu, muri gukora ibyo byaha kuri kwiteza Satani imbere, isigiye kukubona no kukota. Nimushaka Uwiteka bigishoboka, Yesaya 5:5 umurongo wa 6, ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akibari bugufi. Nitwa Riziki, ngewe yambujije guhenda henda, ni muhungu umujinya ugiye gutera isi. Imana ntireba uburanga, ntireba amafaranga ufite, ntago uruyarusha rubangura yarayasize, nakabuga yarahunze ntago akibirimo mu mitungo ye. Hari n'abaperezida bapfuye bapfa babambwe kandi yari umunyacyubahiro. Imana rero niyo yera niyo kubahwa. Muhungu umujinya, ugasanga umwana w'umukobwa agiye kuringaniza, wundi agasamba nuko abyumva ngo ntari butwara amata. Dore ndakarabye, niba uri umukobwa uri gukora ibyo bisa, ntuzabura kumanukirwaho n'inkota n'uburakari bwotsa bw'Uwiteka. Uri muri ibyo bizira, bantu muri gukuramo inda abagore n'abagabo,
ngo mwazisamye mudashaka, dore nguze naruye nikuye amaraso yanyu. Uwiteka ntazambaza amaraso yanyu, nimuhunge umujinya Uwiteka ugiye kubamanukira. Tugiye gusenga. Nge ntago ndi mu bantu bavuga ngo munkunde murorere na Yesu abantu baramubambye kandi yahagurukije ibireme. No, tugiye gusenga. Umuntu uri hano atarakizwa, ataragira mu mazi menshi, ninde ngo ashyire ikiganza hejuru? Uwifuza gukizwa, mwebwe murahaguruka, urubanza rwanyu rutandukanye n'urw'abapfukamye habara abakristo bakagwa, murajya hariya mwihangane muvemo, dosiye yanyu itandukanye. Ariko uwumva akwiriye gukizwa, tandukanye n'uwaguye mu gihe hariya, dosiye yanyu itandukanye n'iy'abakristo baguye bakakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mukijya hariya ndabatura akaririmbo iri teraniro ryose, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwo babusa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe. Umukiza bwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abataribezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakubagije amaraso, mbese imyambaro yawe